ubundi we n'umugabo yakwiyumvishemo nawe wamwiyumvije impamvu igihombo dufite twazaga umugabo akagura agacupa hano kwa Jaime akagushimisha mukagenda wamwiyumvishemo nawe yakwiyumvishemo niyo mpamvu tuvuga ko kwandura sida ari umwaka iyo umugabo wamukunze nawe yagukunze ntabwo upfa kwandura kuba imyaka tumaze mu busambanyi tutarayandura ntabwo sida tuyobewe kwitaba sida iriho ariko kwandura sida ni umwaka kandi turyamana n'abantu benshi banduye kandi tugakoreraho aho nyine umukorera serivisi ku bwumvikane mugakorera aho ngaho ngewe bitewe n'ukuntu niyizeye ntabwo nshobora kwandura sida aranyara umuntu unyara ntabwo yanduza ndoroshye ntabwo apfa kwandura sida bari nk'umwaka bwakozwe nande nanjye ubwanjye mbwiyumvaho ngewe ntabwo nakwandura bisida bitewe n'amazi mfite umaze gukora aho inshuro zingahe ni ngasa zirenze irenze 100 n'ijana nge nipimishije bari bamaze iminsi bari kuvuga ngo hano kuri Rabamba ngo inda yazongeye ibiciro ubwo rero ngo abantu benshi bari gusenga ko kubera ko inda yazongeye ibiciro bari gusenga ngo hashye bazaburaho bategera ugira ngo ibiciro bihananduke aha ngaha ziba zihari nyinshi ko bisa kose ibiciro byanahanandutse ubu ngubu ni 5 bakagusagura ifege zari zuriye zari zageze ku bihumbi 10-15 ukagira ni ikibanza umuntu agiye kugura ariko ubu ngubu noneho uko bisa kose ni 5 bakakugarurira ifege yego byagenze ute kuri uza guhaha naraje ncibwa menshi waciwa ngahe 10 urayatanga reka da natanga gutese ngo kuri 5 bari kugarura umusaza bimeze bite tonto wase mwibuka gukoresha akingirizo sha ni sawa ikingirizo turaboneka meze sawa amakuru yawe urakubwira amazina yawe n'ibyo ukora bye banyita Nitegeka Bernard ndi umushoferi hano ngo byagenze nari mbaritse muri Esigi ye kubona tubura umwotsi uratutumbye hejuru ngo ni kuri Rabamba ejo bundi ruguru hari ngo harahiye ibana nanjye ndi kubona ibi bintu biri kubera muri Gisenyi sinzi ko bimeze mugenzi wawe ati ni umwaka oya ni isi yarangiye ngira ngo hari sinamenye kuri ibi biri muri Gisenyi ni bya birarenze birarenze mubaze n'abandi muri karatanyabari umva brother banyita Eugene Twahirwa nkorera hano ku musigiti ngiye kubona nari ndi hano mbona umwotsi uratse ariko bitewe nuko hari umuhanuzi ejo bundi wageze hano aravuga ati bitewe n'ibyaha biri hano kuri Rabamba umupasiteri yaravuze ati ubusambanyi bubera kuri Rabamba nta nubwo buzabaho ati ndababwiza ukuri yuko ibintu bigiye kuzabera kuri Rabamba ntago bizaba hano n'imbere y'Imana sinsenga pe ariko ibyahanuye birasohoye pe yahanuye yuko ino Rabamba igiye kuzabaho ibintu bikomeye cyane abantu baraseka hari umuzungu ari kwinywera sikoro yiwe mbona araje akajya aramufotora ngo afite ikibazo cyo mu mutwe ngo bamujyane kwa muganga ngewe nari ndi hano ntago mbeshye none ibyo yavuze birabaye ibyo yavuze birabaye pe iranahiye ngenda byiboneye n'amaso yanjye yavuze ko ikizatuma hano hantu hashya ari ikimubuhanuye ikintu yavuze yuko ikintu kizatuma hano hantu hashya gusambana icyo kintu yakivuze inshuro 1000 ati abasambanyi bano kuri Rabamba ibintu mugiye kubona birakomeye cyane mwihane none se hari ahantu hataba ubusambanyi n'ahantu hataba ubusambanyi ariko yino Rabamba yo irakabije pe irakabije imba usanga abantu barenze 100 bari kwicuruza bamwe ku muhanda abandi mu kabari birakabije genda kubwiza ukuri nari nagura ntago ari rimwe cya kabiri ntago ari rimwe cya kabiri nza kugura ni make igiciro nk'icy'umuneke wawe ati mwe mwakoze ibyaya mwaraseze ngo nibura hashya ngo nibyo indaya hano ni make usanga kuva hari hepfo zipanze kuva ku murongo kugera hano na hari yabuzuye aho ugeze igiciro nanga ufatisha indaya hano ku noti yawe ya 3 kuzamura wibonera agaturu ubu rero biciro byaguye ubu gurikiye agakingirizo nukumanuka Mazambiki nukumanuka Kizimbabwe nukumanuka Kizimbabwe ubundi baravuze ngo nta muntu urira bombo mwishashi ubundi urira bombo mwishashi irakubihira urayitonora
bikarangira. Muzi ko sida iriho se? Sida ni umwaku, kwandura sida ni umwaku. Sida ni umwaku, iyo wanduye sida bari umwaku. Ntabwo ari umwaku, ahubwo waba wenda kwishora gutyo utanazi n'ibyo ujyamo. Ariko ndayabahaye ntibagende bagure n'akantu. Hano hantu haba uburaya nibyo. Ni ukuvuga ngo hari benshi bagiye bagera hano bahanura bigaragara neza, ariko uwo mupasiteri wahagaze hano ejo bundi hashize iminsi ntabwo kirarenga n'icyumweru yigeze bigaragara neza, arababwira mwihane mugiye guhura n'ibibazo bidakomeye nani bikomeye. Ariko sinzi niba koko Nyagasani avuga bikaba, ntabwo mbizi ngewe, ariko nge narabibonye. Nyagasani aravuga yategeka bigakomera. Ni ukuvuga kino kintu ni igihano cy'Imana, ntabwo ari ukuvuga ngo yenda nuko yenda nose ko ataye zino cyangwa waheke zino. Ni igihano cy'Imana bitewe n'ubusambanyi bukabije buba hano. Nibaza mu Rwanda ntabwo ahangaha ariho honyine basambana. Ikintu gituma muvuga ko ari igihano cy'Imana ahandi hadashya ni iki kimushingiraho? Ubusambanyi bw'ahangaha butandukanye n'ubw'ahandi. Buno mujyi wa Gisenyi ugwije mw'ubusambanyi bukabije cyane. Mbese ni bande basambana? N'abagore basambana n'abandi n'abagabo. Agaseke k'amakuru nkapfunduriye hano kuri Rabamba. Ikibazo gikomeye cyane gikomeje gutera impagarara. Rabamba ikomeje kuba ikibazo kubera indaya zikomeje kuzana ibibazo bikomeye cyane. Ejo bundi ubwo nagiye kugura indaya narayibajije ngo igiciro nangahe, irambwira ngo agaturu ngo ni 10,000. Ngenda musubiza ati ndaguhereza 2, nanjye mbona yo kwinywera akayoga, irangije irambwira ngo birakomeye cyane. Mu minsi yacije niboneye umuhanuzi ahagaze hano kuri Rabamba, aravuga ati ibintu bikomeje kubera Rabamba hagiye kuba imeruka ikomeye cyane. Ati ubwo Rabamba igiye kuzashya ngira ngo nukubeshya, none imeruka irabaye. Ngiyewe mwumvaga banyita Twahirwa Eugene, ubundi umuhanga wo kurya bombo arabanza akayitonora, nakurira bombo mw'ishashi. Bombo sida ni umwaku. Ni indwara y'urukundo. Nese ubundi ko maze imyaka 10 nkorera ko ntayigwaye, nawe usambana umunsi umwe akayigwara. Nje niyo nakoreraho, ariko sindayigwara no gukorera abantu bibaho. Ari gihura n'umuntu akagushimisha mugakoreraho bitewe nuko yakwakiye cyangwa nuko wamwakiye. Sida kuyandura ntago sida nkuko wagenda mu modoka imodoka ikakugonga. Ntabwo kwandura sida bivuga ngo nugusambana. Njembo mazemo imyaka 5 nta sida mfite. Hari abantu bamaze umwaka cyangwa ukwezi bagwaye gusambana ari imyaka yandura. Ejo bundi baje kudupimira hano, baraje baradupima, harabo basanze ari bazima, harabo basanze barwaye. Ariko sida byo udukingirizo turadufite, ariko kwandura sida ni umwaka. Urabeshya uyu nawe uri kuvugisha ukuri cyane ngo ibintu uri kuvuga ntabwo bari kubeshya ngo kwandura sida ngo umwaka. Oya guys, kwandura sida nyine ni umwaka urebye. Hari ukuru nyine uhura n'umuntu akakubwira ngewe nyine gukoresha kondomu bisanga aho mba ndi kwikinisha, akakubwira ko ashaka gukorera aho ngaho ko ariho yumva sigisi imumereye neza. Nawe ukamubwira ati rero bitewe n'amafaranga watanze ntago gukorera aho byakunda, ariko ati none nyine ushaka angahe, nawe tuzamura iki igiciro nk'umuntu waje kugana kandi ushaka iki service, nawe nyine umukorera service kubwumvikane mugakorera aho ngaho. Muri make ubwo akorera ngo nta kibazo, akorera aho ngaho kubw'ibiceri nta kibazo. Icyambere nangwa si niko mwumvikanye. Ntabwo utinya ko ushobora gukorera ugahita wandura. Ngiye bitewe n'ukuntu niyizeye ntabwo nshobora kwandura sida. Wizeye gute ntabwo ushobora kwandura? Aranyara umuntu nyara ntago yanduza. Ndoroshye. Umuntu woroshye ngo ntabwo yandura sida. Ntabwo kwandura sida bari nk'umwaku. Ubushakashatsi bwakozwe nande?
bwakozwe nande nanjye ubwanjye mbwiyumvaho njyewe njye nabyikoreye ku bushakashatsi bwanjye njye nabyikoreye mbona muri make isanzwe ntabwo wakwandura sida njyewe ntabwo nakwandura sida bitewe n'amazi mfite imyaka 22 maze imyaka 3 umaze gukora aho inshuro zingahe ni ngasa zirenze saa irenze 100 nta sida uri kwipimisha ryari nije njye nipimishije muri make ni umwaka uti kwandura sida ni umwaka umuntu ngo kugaragaza ko ubundi iyo uhuye n'umugabo yakwiyumvishemo nawe wamwiyumvije impamvu igihombo dufite twazaga umugabo akagura agacupa hano kwa jayeme akagushimisha mukagenda wamwiyumvishemo nawe yakwiyumvishemo niyo mpamvu tuvuga ko kwandura sida ari umwaka iyo umugabo wamukunze nawe yagukunze ntagupfa kwandura ibintu byo kuvuga ko ngo hari abantu badashobora kwandura sida wowe ubivuga iki ubushakashatsi bwakozwe nani ubwo bushakashatsi bwo nta bushakashatsi buvuga ko umuntu atagomba kwandura ariko bitewe n'uko umuntu wamwiyumvishemo nawe yakwiyumvishemo kuba imyaka tumaze mu busambanyi tutarayandura ntabwo sida tuyobewe kwitaba sida iriho ariko kwandura sida ni umwaka kandi turyamana n'abantu benshi banduye kandi tugakoreraho cyane nta nubwo mbyifuza nyine sindandura ariko simbyifuza gusa urukundo niko rwa mbere iyo umugabo nicyo gihombo dufite umugabo iyo hari igihe akuryoshya akaza akakugurira agacupa akagukorera buri kimwe cyose akagushimisha ukagenda wamwiyumvishemo nawe yakwiyumvishemo ntibibe ngombwa ko ubundi se wakwandura utakomeretse twe duhora turi redi duhora turegeye ntabwo yagukomeretse